Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Josh Ishimwe ukunzwe cyane mu ndirimbo zifite umudiho gakondo zirimo nka Reka Ndate Imana Data yakoreye ibirori by'agatangaza umubyeyi umubyara ku isabukuru ye y'amavuko. Ngo wahe ikaze kuri Admount ni you, ahangaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibyashishikanye ku mbuga nkoranyambaga. Ngo wahe ikaze. Josh Ishimwe umuramyi ukunzwe cyane muri iyi minsi akaba yarihebeye umuziki we mu njyana gakondo. Ni umukristo muri ADEPR ariko injyana ye n'inganzo ye ikundwa cyane n'abo madini atandukanye arimo nka Kiliziya Gatolika. Akunzwe cyane mu ndirimbo zirimo nka Sinogenda Ntashimye, Inkingi Negamiye, Imana Iraduteruye n'izindi. Uyu musore w'imyaka 24 ni umwana w'ikinege ndetse mu buhamya bwe avuga ko yakuze atazi papa we umubyara kugeza na n'ubu. Mu buzima bw'akaye yakuriyemo yitabwagaho na mama we gusa, none ubu ngubu akaba amaze kuba umusore byongeyeho umuririmbyi womora imitima ya benshi kubera inganzo afite yashibutse kuri nyina. Ibi ngibi rero bituma arushaho gukunda mama we cyane. Urukundo akunda umubyeyi we rero rwatumye amukorera ibirori bikomeye ku isabukuru ye y'amavuko. Hari kuwa gatatu itariki 20 Ugushyingo 2024. Ni ibirori yakoze amutunguye mu rwego rwo kumwereka ko amukunda cyane kandi amuzirikana. Umubyeyi wa Josh Ishimwe yinjiye ahabereye ibirori yateguriwe mu buryo bw'ibanga. Atungurwa no kubona abantu benshi azi kandi akisanga ari umushyitsi w'imena. Yasanganiwe n'umuhungu we Josh agiye kwicara mu ntebe isanzwe, yarabonye hafi aho umusore waramwangira amujyana mu ntebe yateguriwe. Yari intebe nziza iteguye neza imeze nk'iz'abamikazi. Uyu muririmbyi kandi Josh Ishimwe ubwo yabazwaga impamvu yategura ibirori muri uyu mwaka yavuze ko impamvu yabiteguye ari uko aricyo gihe cyiza yabonaga mama we ari mu bihe byiza. Yongeyeho kandi ko mama we ageze mu myaka myiza yo gutaramirwa. Yego ntago ari myinshi cyane ariko ni imyaka myiza yo gutaramirwa. Yavuze ko kandi ibi yabikoze ari ibanga, surprise. Ibi ngibi ajya kubikora yifashishije abaturanyi, abantu bake bo mu muryango ndetse n'inshuti za mama we bajyana gusenga. Ubwo muri make ni abantu bakeya ba hafi. Impamvu Josh yavuze ko yakoresheje abantu bakeya ba hafi yanze gukoresha abantu benshi kubera ko yari afite impungenge ko ibi birori bishobora gupfa cyangwa se surprise ikangirika ntigende nk'uko yabishakaga. Impamvu yakoresheje abantu bake nk'uko mwabibonye muri video nuko yashakaga ko surprise igenda neza. Uyu muhanzi kandi avuga ko gukorera ibi ngibi mama we bikwiye cyane kandi ari ngombwa kuko mama we yamubereye mama ndetse amubera na papa. Ibi birumvikana yamubereye n'umuvandimwe. Uyu musore nk'uko atangaza imva n'imvano y'impano ye avuga ko yatangiye kuririmba muri korali y'abana akiri muto cyane ariko mu by'ukuri atarazi ko ari we muhamagaro we ndetse ko byamuviramo n'akazi ka buri munsi ndetse bikanamutunga. Ni umusore ufite umwihariko mu kuririmba ndetse no mu ndirimbo ze wumvamo umwihariko kuko yakuze akunda injyana gakondo ndetse agakunda indirimbo z'Imana. Ibi byatumye atabikorera hamwe. Nivuga ngo yese abikorera hamwe se urabyumva gute? Kubikorera hamwe yafashe indirimbo z'Imana azishyira mu njyana gakondo, abakoze ibyo yifuza ndetse bifite n'umwihariko byagaragajwe n'urukundo cyane hano hanze. Abantu barabikunze koko. Agitangira kuririmba rero ntabwo yateganyaga ko azakirwa neza ariko yatunguwe cyane no kwakirwa n'abantu ku rwego atatekerezagaho kuko yabonaga abahanzi ari benshi hano hanze ndetse yibaza uburyo azahangana nabo. Umwaka wa 2023 wabaye umwaka w'umugisha kuri uyu muhanzi Josh Ishimwe kuko yabashije kuririmba 2 mu cyumweru imbere y'umufasha w'umukuru w'igihugu Madame Jeannette Kagame. Hari kuwa gatanu tariki 11 Kanama 2023. Josh Ishimwe yaririmbye mu isoza ry'igiterane rya Women Together ritegurwa na Women Foundation. Ni igiterane cyabereye muri Kigali Convention Center cyitabirwa n'abarenga 5,000. Madame Jeannette Kagame wari umushyitsi mukuru yagaragaye yizihiwe cyane mu ndirimbo Reka Ndate Imana Data. Tariki 13 Kanama 2023 Josh Ishimwe yongeye kugirirwa umugisha wo kuririmbira imbere ya Madame Jeannette Kagame. Aha hari mu isengesho ryo gusengera igihugu cy'u Rwanda ryabereye muri Kigali Serena Hotel. Iri sengesho rero rihuza urubyiruko ruri mu nzego z'ubuyobozi. Uyu mwaka 2023 nanone Josh Ishimwe yakoze andi mateka. Wakwibaza uti nayahe? Josh Ishimwe nibwo bwa mbere yarakoze igitaramo cye. Cyari igitaramo yise Ibisingizo bya Nyiribiremwa. Iki gitaramo cyabaye ku itariki 20 z'ukwa 8 2023. Muri iki gitaramo uyu muhanzi yahaye impano ikomeye mama we ndetse naho yaramushimiye cyane. Iki gitaramo rero cyabereye muri Camp Kigali.
cyitabiriwe n'abatari bake ndetse cyomora imitima ya benshi y'abari bitabiriye. Nk'uko muri kubibona akanyamuneza kari kose, bari bishimye pe. Uyu muhanzi rero avuga ko akomeje kugenda atunganya ibihangano bye kandi ko uyu mwaka wa 2024 urarangira aduhaye izindi ndirimbo nziza. Muri uku kwezi k'Ugushyingo 2024 ngo araduha indirimbo, umwaka urarangira muri make ibyishimo ari byose. Ndagushimiye wowe banye nanjye kuri Admountain You, nibyo agaciro gakomeye. Nukunda ibyo dukora ukandi subscribe, nukunda iyi video ukandi like. Naho ngewe duhura amakuru agiye atandukanye, tukaganira ku bintu byinshi bitandukanye, haba muri entertainment ndetse n'ibyacishikanye kuri iyi mihanda muri rusange. Ndagushimiye rero, dore mu nkuru yaje itaha. Ciao ciao.